Amen. Haleluya. Amen. Tondera ry'Imana ibana bawumugisha. Amen. Nitwamizero shisha tugiye kwigana amagambo avuga ngo Yesu umwana udasanzwe. Hariho umugore abyara umuhungu bamwita Yesu kuko ariwe uzakiza abantu be ibyaha byabo. Abanyabwenge baje kumusura bavuye iburasirazuba bakurikiye inyenyeri ye. Umugome Herode n'abasirikare be bashatse kwica umwana, Imana iramukiza ntiyapfa. Yesu akiri umwana muto akajya ajya mu rusengero akigisha abakuru b'Abayuda. Amaze gukura abatizwa mu mazi na Yohana, umwuka w'Imana muzaho agira imbaraga yo gutsinda Satani. Ibitangaza yakoze yasuye agakobwa ka Yayiro. Yarahoye Petero mu nyanja, yagaburiye abashonje, ahumuye impumyi zirareba, yabaye inshuti y'abana bato n'abakuru. Yesu yinjiye Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ab'i Yerusalemu baramwakira baririmba Hosiyana, ariko abakuru b'Abayuda bariyangira. Abakuru b'Abayuda bamugambanira ku Baroma bamubamba ku musaraba. Yesu kubw'urukundo rwe yabaye indirimbo y'abera n'abamarayika. Afite abamukurikira barenga miliyari 2.5. Nabo baravuga ngo yamwe murushe n'abanemerewe muze munsange ndabaruhura. Urabwakira ngo ubwami wawe. Haguruka ushyire ikiganza hejuru dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, umuriro n'urukundo n'ikimero, udufashe turashaka kwigisha ijambo ry'Imana, uduhe Kristo ubwami akavuga mu wacu mu izina rya Yesu. Amen.